Hello, muraho neza, mumeze mute, twongeye kubaha ikaze kuri ubibona ute. Iyi ni session ya kangahe ubibona ute? Kane cyangwa gatatu? Ni ya gatatu. Yeah, maybe gatatu. Ni ya gatatu. So turabiyegereje cyane twishimiye kuza kongera kuganira namwe turebera hamwe bimwe nyine mu bintu tubona cyangwa se dukora kugira ngo twumve uruhande rwacu. Namwe nyine mwatubwira uruhande rwanyu, mbona mwifata cyane ntimutubwire uruhande rwanyu, ariko tuba dushaka kurwumva. Tugomba kujya tubwizanya nyine ukuri impande zose, icyo wabonye ukakitubwira, natwe tukagira icyo tubivugaho nyine. Ariko se ngaho ni karibu nubwo winjiye. Ikibazo se Karibu rero aranyegereje, mana nanjye ndamwiyegereje mu kiganiro ubibona ute cy'uyu munsi. Ndabizi ko ari session mukunda, abantu benshi bagiye batwandikira, gusa nyine aho bitaniye nuko batwandikiye muri telefone zacu ntibabishira kuri comment, ariko mu by'ukuri turabizi ko ni ikiganiro mukunda kandi turaba appreciatinga rwose. Ubibona ute uyu munsi rero dufite point nkeya cyane ariko nanone z'ingenzi. Ubibona ute ya mbere cyangwa se point ya mbere, hari issue ihari y'umuntu kubona abantu benshi, tuvuge wenda muri mu bukwe cyangwa muri ahantu hahuriye abantu benshi, noneho kubona abantu benshi kuri we bigahita bisobanura ko hari icyo agomba guhita ababwira kubera ko abonye abantu benshi. Ntabwo kubona abantu benshi kuri nje uko mbibona, ntabwo kubona abantu benshi bihita bituma ugira icyo ubabwira, ahubwo abo bantu bari bari aho ngaho kubera impamvu runaka mwahahuriye, ariko si ngombwa ko uhita ugira icyo ubabwira. Bari bari aho, yenda ni ceremony yapanzwe, bapanze abantu bagomba kuvuga. Simbona rero ko ari ingenzi ko uhita ugomba gushaka icyo ubabwira utateguye, ngo kubera kuko gusa wabonye abantu ari benshi bigahita bituma ugira icyo ubabwira. Icyo gico gikunze kuzana amakosa cyangwa se kigateza amakosa yuko uri uvuga ntabwo yabiteguye, kandi n'undi abantu nabo ntibatinda kubibona yuko waza uvuga utiteguye. Ese bibaho hari umuntu ubona abantu tuvuge muhuriye nk'ahantu nko mu kirori runaka atarimo arayobora, atarimo just ugahita wumva hari ikintu ushaka kuvuga, none se ahubwo se kuravuga ngo bibaho, kereka niba ntahuzuje, kereka nimba uba mu rugo gusa, ariko nimba hari ahantu uzuje uzubibona, kuko hari umuntu uzo akavuga bikahita bigaragara ko uwo muntu atarari muri gahunda ipanzwe ihari, ukaba tuyu muntu ko bari bapanze bavuga ngo naje sinduha ndeka kuvuga ngo mundebera akanya nubwo koba gato. Warabipanze, ugiye kuvuga iki bijyanye n'ibirimo birabera aho ngaho, biza gutuma ukora amakosa utateguye. Ibyo bintu tubirebe kabisa. Abantu benshi ntago basobanura kugira icyo ubabwira, baba ari benshi gusa ariko ntibavuze ko hari icyo ubabwira. Rero icyo kintu kiza giteza amakosa cyane, bigatuma ugaragara nabi. Hari umuapostle umwe witwa si ngombwa yenda kumuvuga, yaravuze ngo iyo bagushizeho mikoro ngo kiba ari igipimo cy'ubwenge, ngo abantu baba bagiye gusuzuma ubwenge bwawe. Ati mikoro kuri twe cyangwa kuri wowe ugiye kuvuga turama tubona nyine yuko ari igipimo cy'ubwenge bagushizeho, ugiye ku munzani, mbese baguteretse ku munzani w'ubwenge. Urumva icyo ngiyo ni ubibona ute. Ikindi kandi nyine wenda abo ngabo bavuga bo babonye abantu ni ikibazo, ariko kandi n'abandi tuvuge wenda nyine uri muri position ugomba kuvuga, ariko nyine simply kubera ko uri imbere y'abantu, ntago kuba twagutoye ngo uhagarare hari uvuge, icyambere cyo ntago bisobanuye ko ari uzi kuvuga kurusha abantu bose bicaye muri salle, ntago bisobanuye ko ari ufite amayide, nyine bagutoye wenda kubera umwanya ushobora kuba ufite. Rero ntekereza ko buriya ni byiza ko nimba uzi ko ufite opportunity yo kujya kuvuga nyine imbere y'abantu, impamvu iyo ari yo yose, ni byiza nyine kwiyegeranya, habamo no kubitegura, ukabitegura biteguye uzi ugomba kuzavuga. Ntabwo ari ibintu bigutunguye, ukabitegura ibintu uzabwira abantu ukabipanga, kubera ko umuntu agiye agira ngo avuge ibintu bizica rimwe mu mutwe we haberamo intambara.
nyine nta kintu wazana ngo ubringing out ugire. Ikindi kandi ni ukugerageza kubaha no guha respect utitaye ku ma emotion. Aho ngaho ngiye kujya hirya, ahubwo oya emotion nyine aho nico kuragira ngo uri ugiye kuvuga nta mwanya yari afite, ni ukuvuga ngo nta ma emotion yaje ariko atarari muri gahunda yenda yabagomba kuvuga, cyangwa se ugomba kuvuga akaba yahawe iminota ariko emotion zazamuka agahita akoresha iminota nk'iyo ari gukoresha abantu 3 cyangwa 4. njye mbona abantu benshi nk'iyo bari mu rusengero bamaze gushyiraho mwanya wo kubyina ugasanga nyine kabisa nyine hari ukuntu nyine as much as tuba turi mu mwuka hari n'ukuntu nyine no kuba urimo urabyina hari ukuntu nyine hari ukuntu biba birimo birihuta, barimo kamusisimuko urumva. Ugasanga rero umuntu w'umusore kabisa ahagaze imbere y'abantu mu rusengero atangiye kubwira n'ababyeyi arabatutse mu buryo nyine arimo aritwaza ngo ari mu mwuka, arimo aritwaza ikintu ariko ibintu nyine biri bizarre ku buryo wicaye ngerye ureba nk'ayo mu video ukibase. Ako n'uwo muntu ndagira ngo wenda yageze imuhira agaplayinga nk'iyo video yenda iyo bayishize nkaho azayireba akabona hari ahantu yakoshe, ntamenye igihe amarangamutima yamufatiye. Ikibazo hari umuntu ubona akavideo ke ka trendinze uwo munsi yakoze ibyo bintu ejo ukabona kandi noneho utangira ukibase uyu muntu iyo ageze mu rugo agira umwanya wo kureba bino bintu ngo nyine gira icyo yiga cyangwa like nukuri umwuka w'Imana niyo wa mbere utwingingira cyangwa se utwigisha kubaha n'ubwenge. Rero nta kuntu umuntu yaba yanezerewe cyangwa yagize gute ngo biguha opportunity yo consultinga yo gutuka abantu bakuru, yo kuvuga nabi abandi barabavuna. Hari anigeze kujya mu muntu mwataha yavunitse bamukandagiye simply because igisirimba nyine cyari akaba birakariyemo cyo kintu wari ugifite ndabona birakariyemo. Discipline n'ukuri ni nziza ahantu hose, kubahana respect nimba uri kuganiriza abantu yewe niyo uri murabwira n'umuntu uzi ko ari n'umunyamakosa cyangwa n'iki hari ukuntu nyine ugomba kwikontaininga nubwo umuntu yaba yagucumuje yakurakaje ukamubwira neza nkananswe hawa amahirwe ntacyo twagutwaye ntaho tuziranye ariko wowe wumvishe nyine ugomba guhagarara. Ibyo bintu nyine ngewe uko mbibona mbona ibyo bintu mu by'ukuri bigayitse. Wowe wabikoze kuri njye niwe ugaragara nk'umusazi, niwe ugaragara nk'umuntu utazi ibintu arimo kandi nyine ugaragara nk'umuntu uhubuka. Ibyo ni byandi twavuze byo kutikontorora nyine ngo urebe, ariko icyo ntekereza abantu benshi ntibasobanuye ko hari icyo ugomba kubabwira. Ni benshi gusa icyo reka tukireke. Point ya kabiri ni point ijanye iyo ntago yenda turi witindeho nubwo igize igihe, ni point ijanye na social media. Ni ukuvuga ngo social media biraje gusa n'ibi tumaze kuvuga. Kubera iki wagiye kuri social media sivyo? Uri kuri YouTube, uri hehe, aho uri hose, aho icyo waba uri gukoresha cyose fa kuba ari social media. Yaje ari igisubizo kubera ko nkanje ndibuka ko nagaza nandika inyandiko zigiye Buvira, izindi zigiye nyine mu Rwanda nk'ibaruguru. Social media yaje ari igisubizo cyo kumariza cyane. Yaje ari igisubizo cyo kumariza nzandiko zose no kwegeranya abantu ikadushira mu isi imwe kandi nziza. Nta muntu ukicandika urwandiko wagaze urwandika rimwe bakamahubwa ngo rwaratakaye. Ikindi gihe ukagwandika baruta bakama bandika urundi rusa na rwa rundi kuko bari bararusomye. Bari bemerewe kurusoma batararudeliveringa. None se mwabaga muri kumwe umuntu ugiye kugenda iminsi 3 cyangwa se babaga bafunze ntago bashyiraga iwe se yonanirwa gufunga. Iwe yonanirwa silise iguranga nawe ntiyonanirwaga gufunga ababizi ko agomba kugira. No social media rero yaje ari igisubizo. Ariko kuri ubu cyo tugiye kuyivugaho nubwo yaje ari igisubizo kandi Imana ishimwe ko yayihishuriye abahanga bakayizana. Ariko hari kimwe tuyivugaho. Hari umuntu yijyaho ukayijyaho gusa nyine noneho ukisanga urimo kwikoreraho amakosa. Nk'ubu hari amakuru menshi ahari abantu basigaye batangaza amakuru badafitiye gihamya. Ugasanga umuntu yavuze runaka na runaka batandukanye byagenze gutya na gutya na gutya, ariko ayo makuru wayareba ugasanga nta source afite. Mu minsi yashize muzi ko hari couple imwe nyine abantu bavuze ngo abantu batandukanye, ariko nyuma y'igihe gitoya wakurikirana amakuru ugasanga nta yimpamo namwe arimo. Kereka wiganirire na nyiri bwite kuko wasangaga nyine wowe ugiye gutangaza amakuru, reba ko amakuru ugiye gutangaza ari amakuru afite yimpamo afite igihamya. Nawe muntu waje kuri social media bahamagaye ngo utange ikiganiro
umunyamakuru bwiwe tubaye tugize amahirwe tukabona umunyamakuru mwiza uri professional ushobora kugenda agafata ikiganiro akaceditinga agakuramo aho wavuze ibitari byo, uwo munyamakuru Imana ishimwe turamutse tumubonye bari sawa. Ariko tutamubonye uwo muntu ari mu kazi, icyo wavuze we byanga bikunda azoka ijana uko wakivuze. Niba azoka ijana uko wakivuze birahita bikugarukaho we waje gutanga ikiganiro yuko ugomba gusuzuma amagambo yawe uvuga. Hari ngiye niba ari nabita ngo gutega umutego bakakubaza ikibazo bitari ngombwa ko bakubaza, noneho wowe ugashaka gusa naho waje kuri social media ibisubizo ugomba kuba ufite igisubizo cya buri kibazo, kandi siko bigomba kumera. Ntekereza ko mu busanzwe ni ubwibone, hari ibyo wasubiza n'ibyo utasubiza, ubundi ni ubwibone, kandi ni ubwibone ariko ku rundi ruhande ni n'ubwenge buke, kumva ko wowe ugomba kuba isoko y'ibisubizo byose umuntu arimo aragushakamo. Ntibishoboka, kubera ko ntabwo uzi ibintu byose. Yewe niba unanazi byose ntibiri ngombwa kubivuga. Aha nicyo nari ngiye kuvuga. No kuvuga ngo reka mbereke, hari abantu tuzi hano hanze ngo nabanyabwenge ngo bazi kuvuga, bari respectful, abo bantu barahari, sibyo? Kandi nibo wasanga nubwo bwenge nyine wenda babufite nta wamenye, barabufite kuko bazi kubukoresha. Hari n'abandi tuzi bahubuka. Mu by'ukuri wa muntu tuvuga ngo azi kuvuga, ngo azi kugira gute ngo respectful, ntabwo bivuze ko umuntu ari uri clean mu mutwe cyangwa mu bitekerezo. Twese dufite fair share y'ibintu biba bigenda, bagiye gusa gutegera nabo barabufite. Twese dufite ibintu kabisa mu mutwe bijyamo, dufite ukuntu tubona ibintu. Muri make dufite ibintu byinshi tunatekereza wenda bibi mu buryo bubi, cyangwa se twanavuga mu buryo bubi. Ariko rero nta wazize icyo atavuze. Ikindi kandi hari icyo nibaza, nta wazize icyo atavuze. Iryo jambo ni sawa. Nkibaza ikindi, ese ubundi amakuru wenda nushaka ibintu ugiye kuvuga nyine biba ari ukuri byabaye. Ese ibintu byose byabaye ni ngombwa ko tubivugaho? Ahubwo wowe ugiye kubisubiramo ko nyine byabaye, ni ngombwa kubisubiramo kandi nyine byabaye. Hari ikintu njya mbona, twese dufite shortcomings zacu, dufite ibintu bibi nyine bishobora kuba bijya bitubaho mu buzima bwacu, ariko mu by'ukuri hari ibintu biba ukabona biri sensitive cyane, ukabona nubwo ari ikintu wenda kibicabaye umuntu yakoze amakosa cyangwa se yagize ate, ntago dushigikira gukora amakosa, nyine amakosa ni amakosa, ariko turimo turavuga wowe urimo uravuga kuri ariya makosa yabaye. Wa muntu urimo uravuga afite amarangamutima cyane, urumva? Yagize nyine ibyago by'uko ibyago bye byamuziye, byamusohoreyeho, none nawe hari ukuntu urimo urabivuga mu buryo ntago kabisa urimo uratekereza ku kindi kintu, ntago urimo urasanga urimo uravuga ku muntu ufite, uyibanza wirebeho. Ariko ntureba ukiri aho ngaho wenda nguciye mu ijambo kuvuga ngo social media yaje irimo n'uburyo abantu bahembwa. Urabizi ko za YouTube zihemba, Instagram zirahemba, Facebook zirahemba. Noneho habe n'ubwo wowe uhawe ushaka amafaranga, urayashakira mu kintu kigiye gutuma undi muntu yakirwa nabi muri sosiyete, cyangwa se abantu bamufata uko atari, kubera gusa ngo bazoguhemba $100 cyangwa $50. Uhitemo gusebya umuntu cyangwa kuvuga ikintu udafitiye gihamya ngo kubera ko bazaguhemba. Ese amafaranga aruta ubuzima bw'uwo muntu? Kuguhemba bazaguhemba ni sawa nyine, amafaranga twese turayashaka, ariko mu by'ukuri hari uburyo umuntu azana ibintu mu buryo buri respectful. Nimba ari ikintu kibi cyabaye ushobora kukitubwira ariko utari murereka. Uzi ko hari abantu bakora ibi, uvuga ku muntu ugashyiramo papa we, ugashyiramo mama we, ugashyiramo sebukwe, ugashyiramo nyirabukwe, abana be. Mu by'ukuri urimo uratekereza umubare w'abantu urimo urafectinga kubera inkuru yawe y'iminota 40 ugiye kuvuga. Turavuze ngo ibintu bijanye no kuvuga amakuru udafitiye gihamya bihagarare. Dusaba abanyamakuru, niba ko kuri umunyamakuru wo kubaka community, reba hahandi wa muntu yashobora kuba yakoze ikosa, wihangane ugakuremo kabisa, kugira ngo ikiganiro nigisohoka bizamere. Nubwo wa muntu yaba yahubutse, uko hari uruhande rw'umuntu wahubutse, hari n'umunyamakuru wafashe inkuru. Umunyamakuru ihangana agakuremo nubwo wa muntu yaba yahubutse. Twe kwita ku mafaranga gusa kuruta uko twakubaka sosiyete y'abantu bazima. Aho naho wenda ntabwo turi bwemeranye. Ubibona utegiye kugera za ubibona, kubera ko hari ukuntu umuntu urimo uravuga ari responsible y'ibyo arimo aravuga, kandi none se mu gihuru umunyamakuru mwiza, urumva ushaka kubaka community ugahura n'umuntu watanze ikiganiro
agashiramo akantu katari ntiwagakuramo kugira ngo abantu nigasohoka baze kurwana. Nyine nibyo nari ngiye kuvuga. Hari igihe nanone uvuze ngo ikintu cyose kiba umuntu yavuze ubashe kukimukuriramo, ikintu kiba kibi bitewe n'uri muracyumva n'uburemere yagihaye. Wenda ibyo byo okay, hari bimwe biba biri extreme. Nimba nk'umuntu yafashe nk'undi muntu akamutuka kandi wenda ubundi atari yo yari intentions ye, kuko ari nk'igihe umuntu aba arimo aravuga hagasohoka ijambo nyine ritari kwiriye gukoreshwa aho hantu, wenda ushobora kubikuramo. Ariko hari n'undi muntu uba uri determine kuvuga point ye, nimba arimo aratuka nimba arimo aravuga ati akumva ashaka kubivuga muri ubwo buryo. Ariko nyine ngiye ntekereza ko nk'umunyamakuru like ntabwo ugomba kubogama. Nimba ikintu cyabaye, nimba mufite umwete wo kukivuga, kivuge, vuga uko byagenze, vuga uko biri, ariko please don't include abandi bantu n'ibindi bintu bishamikiye kuri uriya muntu. Si ukutabogama konyine gusa. Iyo nkuru ugiye kuvuga ni inkuru yubaka abantu cyangwa ni inkuru ibasenya? Niba ari inkuru isenya wayiretse, uracuruza ibintu bisenya abantu kubera iki? Aho honyine urumva ho ni ibindi bintu bagomba kurebamo cyane. Ariko abantu dufite amarangamutima. Ikindi kandi ntekereza ko nimba umuntu aza gutya kuri kamera yaje nkawe, cyane cyane nimba ari n'umuntu wenda usanzwe uza kuri kamera wakoze ikintu runaka mugiye kuvugaho, nimba ari umuntu uzwi, ari umuririmbyi, nyine mumuvuge wenyine, muvuge ibyo yakoze. Ngiye nicyo kijya kimbabaza. Kino kintu cha social media n'imikoreshereze yacu, reka tuzakigarukeho, tukigire ntuza point nini, tukigire kirekire, tukigarukeho. Ariko kuri none turimo gutoramo yuko umuntu wese asuzume kalite y'inkuru yiwe agiye gutanga, urebe niba iyo nkuru ishobora kubaka abantu cyangwa itagomba kubaka. Icyanyuma rero kuri uno munsi tugiye kuvuga ni ikintu kivuga ngo icyo nasanze tuzanifashisha n'abapasiteri, ni ikintu tuzifashishamo n'abapasiteri. Uti kubera iki? Wenda twe ntituri abakuru bo mu madini nyine ngo kirareba abanyamatorero cyane. Nitugira Imana tukabona umupasiteri umwe tuzakira ahangaha akakidusobanurira bizaba ari sawa. Ariko tutamubonye reka tuvuge uko tugitekereza twebwe kandi tukireflectingeho twese. Ese umuntu azakura mu mpano cyangwa umuntu ashobora kugira impano 8? Umuntu atangiye ari muri Sunday school, burakeye ejo abaye umuririmbyi wo mu ikorari y'abana, burakeye yagiye mu y'abakuru, avuye mu y'abakuru abaye umudiyakoni, nyuma y'ubudiyakoni abaye mwarimu, avuye kuri mwarimu abaye pasiteri, avuye kuri pasiteri abaye bishop. Reka tube tugarukiye kuko hari n'ibirenga aho ngaho, ariko reka tube tugarukiye aho ngaho. Mu by'ukuri umuntu akura gute mu mpano? Nta muntu waba umudiyakoni ngo asaza ari umudiyakoni. Ese nta muntu waba ari pasiteri ngo asaza ari pasiteri. Nta baririmbyi se tuzi bashaje ari abaririmbyi. Nta bahanuzi tuzi bashaje ari abahanuzi ariko atari ba pasiteri. Iyo gahunda yashizweho ryari y'ukuntu abantu bagenda bakurikirana nyine kugera ku muntu runaka, kandi nimba barayishize wese ni nziza. Ahari ntiyabituma abantu badakora, ntiyoba ari imbogamizi yo gutuma abantu badakora ikintu neza ngo bakinoze. Wowe ico kintu uzukibona gute? Jewe kuri njenza cyarantangaje kuko mbona bitumvikana ukuntu umuntu ashobora kuba ibintu zose, none siwe iwe abara donc Imana ibaramutoranyirije ikireka mzite gutyo cyasi baramuhaye ihe mpano abarahawe ihe mpano mu byukuri, kuko bigaragara ko umuntu karagenda yimuka avana jahano sinzi. Okay, mu byukuri ngiye uko mbyumva, uko mbibona no kuvuga ngo ino step yo kuva muri Sunday school kajya muri gutyo nyine mu makorari ya preteens, kajya kava muri preteens kajya muri youth. Ibyo byose ibyo ni ibisanzwe, nyine ni stage z'umuntu uri murakura. Kandi n'ubundi abari ntekereza ko wenda si hose ariko ahenshi bari intentional cyane ku kwigisha abana. Usanga n'ama class yabo babigishirizamo ijambo ry'Imana n'ibiki nyine bigiye bitandukanye, urumva, bitewe n'imyaka. Ibyo birasanzwe. Ahubwo icyo tuvuga ni kuri kino kintu cya zino mpano, zino inshingano zo mu rusengero, sibyo? Ariko nubwo ari inshingano zo mu rusengero, nk'abantu nyine bajya mu rusengero tukemera ko izo nshingano abantu bazihabwa cyangwa se umuntu abikubonamo bitewe nuko ari impano Imana yaguhaye. Yego. Urumva, nimba uri umudiyakoni, akazi k'abadiyakoni ni akahe? Bakora iki? Ese
bisobanuye ko umuntu aba umudiyakoni arimo aritegura mbese ubundi dore ikintu kigoye ni ukuvuga ngo abantu binjira muri bahabwa buri uko tubibona icyatumye tubitekerezaho bisa nkaho umuntu ahabwa inshingano runaka atarizo agiye gukora ahubwo arimo aritegura indi next noneho kibaza se ukuvuga ngo wenda arimo ntayikora nayo yindi agiye kujaho nayo azayigera ashaka azayijaho nayo akeneye yindi noneho ugasanga kibaza nimba umuntu uko Imana yaramuhamagariye kuba umudiyakoni ntago ashobora kuba umudiyakoni ari umusore w'imyaka 20 n'ingahe wenda akazagenda azamuka mu ntera bitewe naho bakorera akagera hakaba wenda arazamuka kubera iki niba ariyo mpano yiwe nayigumane azayisazana cyangwa se niba wenda bamwizeye bakaza no kumuhindi naho sava. Icyo mvuga kuzamuka mu mpano ni ukuvuga ngo nimba bitewe naho akora n'imyaka amaze akora akazagera wenda akaba n'umukuru w'abadiyakoni mba umupasiteri wabo urumva uwo badiyakoni nyibukije akaudio nigeze kumva ko umugabo wa ruguru ngo yari maendeleo ngo none gusa singa umuntu ngo azava ku maendeleo ngo ahubwo ngo akazamuka ngo none we ngo ko bamusubije ngo niba yaravuze ngo bamusubije hasi sinzi ukuntu yavuze ngo noneho ni igitangaza bari bamangamiye ko abandi bazamuka iwe razi ko agomba kuzamuka none sinzi ukuntu bamugize uwo mugabo ako kaudio nzagashaka nkazanira imwe hano urumva ugasanga rero nge mbona nyine impano y'umuntu yaguhaye impano Imana yaguhaye nicyo gituma tuyikubonamo bakaguha inshingano noneho hari hamwe nk'ikintu wenda nshaka kuvugaho hari inshingano ziba mu rusengero z'umuvugabutumwa urumva evangeliste bamwe twita aba evangeliste hakaba n'inshingano za pasiteri mu by'ukuri tubona ko ba evangeliste nibo bajya bagira gutya bagatransitioninga bakaba ba pasiteri ariko ngewe uko mbitekereza ntago ndishua ntago nzi leadership y'urusengero ukuntu ikora yewe sindanabiganirizwa tuzifashisha umupasiteri umwe umushumba umwe yewe nyine ngiye kuvugisha ukuri sindanabiganirizwa ariko uko mbitekereza nuko mbibona nshingiye nanjye kuri experience yagiye mu rusengero ntekereza ko umuvugabutumwa evangeliste ni umuntu nyine wo kubwiriza ni umuntu wo kujya hanze akabwiriza abantu akabazana kuri Kristo yewe naho arimo arabwiriza mbese akazi ke ni ako kubwiriza akabazanira abapasiteri bo kubarera noneho bakabakuza pasiteri nawe yego ni umuntu ni umushumba ni umushumba ni umuntu nawe uzi kuganira ijambo ry'Imana ko wenda niyo standard ibiri set ariko ntekereza ko iyo bagiye gutora pasiteri bagomba kureba more on the like leadership side abafitemo n'akantu k'ubuyobozi kuko agiye kurera umuntu kandi umuntu ushobora guhura na situation zitandukanye z'ubuzima skills z'ubuyobozi uburyo handling situations runaka ukuntu ashobora gukoresha igikundi c'abantu runaka nyine umuyobozi ukuntu ashobora kuyobora abantu yegaza umuyobozi azajya baganiriza ariko igikuru agomba kuba ari umuyobozi wabo none ugasanga hari umuhungu hari umuntu w'umu evangeliste urumva nyine umenyereye kubwiriza ufite iyo mpano yo kubwiriza yewe nabo banabwiriza no kuri noza zitandukanye araba hejuru n'aba hasi nyine umenyereye ibintu byihuta none uwo muntu ejo bakamufata ngo bamugize ngo umukuru w'urusengero mu by'ukuri urwo rusengero ikintu murukoreye murarusenye murarwisha kuko uwo muntu bagwana gutya neza mu kwezi kwa kabiri uwo muntu nta leadership skills afite nta patience y'abayobozi afite ntashoboye kuleadinga with example nubwo bwose afite impano ariko ntafite ubuyobozi ariko ntago afite impano y'ubuyobozi we niyo guhanura life yenda ariko ntafite ubuyobozi rero njye ngumva ibyo ari ibintu biransekeje ariko ngiye kubivuga nyine biransekeje reka dusoze dusoze iyi ntuza yacu y'uno munsi gusa nk'ikintu nk'iriya point ya social media yo reka tube tuyibitse ariko tuzayigarukaho tuyirambure naho kino dusorejeho c'inshingano zo mu ikanisa tuzifashisha umushumba aze hano atuganirize adufashe tubasaba gukora subscribe like share na comment kugira ngo dukomeze tubazanire content nziza turabizi ko mubikunda turabizi ko mubikunda ariko mu rwego kudushigikira namwe ubwanyu kwishigikira kuko nta makuru dusangira ndumva ari uko nguko naho muri ubibona uteye ubutaha mu sharing muduhe n'ibitekerezo byanyu sawa naho ubutaha